Ni byiza ko twese dukurikirana kino kiganiro. Turashaka tuvuge kuri rya tegeko ryari ryashyizweho mbere rijyanye n'abimukira cyangwa abinjira n'abasohoka, cyane cyane bijyanye n'abana. Ni ukuvuga kwa kundi bavuze ngo umwana wavutse ku babyeyi batemerewe gutura muri Amerika, uko uwo mwana ntabwo yabona ubwenegihugu. Mbere niko byari bimeze, abantu bavaga ahantu hatandukanye bakaza bagera muri Amerika bakabyara, umwana kuba yavukiye ahangaha byonyine bituma umwana abona ubwenegihugu bw'abanyamerika. Niko byari bimeze mbere. Ariko rero ino ngoma turiho ubu ngubu ariyo ngoma ya Trump, icyo yazanye ni iki? Ni ukuvuga ngo iryo tegeko rigomba gukurwaho, rigomba kuvaho. Icyo nshatse kubabwira ni uko abantu benshi bakomeje kurwanya iryo tegeko, kuko ni itegeko rihari ryanditswe mu gitabo cy'amategeko cyangwa ari muri Constitution ya Amerika. Ni ukuvuga umwana wese wavukiye ku butaka bwa Amerika agomba kubona ubwenegihugu bw'abanyamerika. Iryo tegeko kuba ino ngoma turiho ubu ngubu ya Trump itabishaka ibyo ngibyo, abantu benshi bagize ikibazo, batekereza uko bizagenda, ugasanga bisa nkaho bigoranye cyane kuko nta muti bafite. Muri uko kurwanya icyo cyemezo cyafashwe kuko kitajyanye n'amategeko, byatumye amanama aba cyangwa inzego icyo bita za Congress, Senate, bose bagatangira kuvuga uko ibyo ngibyo bitagomba kubaho, uko bagomba komeza kubahiriza amategeko. Ahubwo n'ikindi bakomeje kuvuga ni uko ngo buri muntu wese, ngo nta muntu uri hejuru y'amategeko, nta muntu uri hejuru y'itegeko. Mbese itegeko rigomba kubahirizwa uko rigomba kuba ririho. Ariko rero kubera wenda twavuga abimukira ntabwo barebwa neza, ntabwo bafata neza, ukuvuga ino ngoma ihari iragoye cyane ku bantu b'abimukira. Niyo mpamvu ikintu cyose kijyanye n'abimukira kiri kugenda kizana ikibazo. Ngira ngo mwakurikiza video ubushize, iyo umuntu w'umwimukira akoze ikosa bareba uwo muntu wakoze ikosa na sitati arimo ahangaha, bagahita ko bahagarika ibyo byose. Ngira ngo mwarabikurikiranye vuba ahangaha. Ubushize bahagaritse abantu bajyana asylum, baje gushaka asylum cyangwa gushaka ubuhungiro muri Amerika bageze ahangaha, ngo kubera uko umwe muri bo, umuntu hari uwageze ahangaha kuri ibi bintu bya asylum arasa aba National Guard. Ibyo twarabivuze, ariko icyo nshaka kuvuga cyane cyane ni kuri ririya tegeko ry'umwana wavukiye ahangaha, ngo ntabwo agomba kubona ubwenegihugu nimba ababyeyi badatuye hano mu buryo bwemewe n'amategeko. Ntabwo byakunda. Icyo cyemezo ko ibyo ngibyo ngo twari turi kubivuga, abantu benshi babivuzeho basa nk'aho babirwanyije, ariko baza kugera kuri finale cyangwa ku cyemezo cyane, baravuga ngo reka noneho babitekerezeho, bafate icyemezo. Ni ukuvuga Cour Supreme ifate icyemezo cy'iryo tegeko Trump yashizeho. Nibabyemera sawa, nibatabyemera ubwo bizakomeza bigume gutyo uko bimeze. Nuko rero nibyo twari tumaze iminsi dutegereje, icyemezo kizaba kivuye muri Cour Supreme kugira ngo barebe nimba iryo tegeko ryemewe cyangwa ritemewe. Ariko ejo bundi igisubizo cyaraje. Igisubizo kiravuga ngo, gisa nkaho kijijishijeho gatoya. Ni igisubizo kivuga ngo ni ukuvuga Cour Supreme yarabyemeye, ariko yabishyize mu bintu bibiri. Icya mbere Cour Supreme yavuze ngo umwana wese uzavuka ku muntu, uzavuka ku mubyeyi udafite ibyangombwa, uwo mwana nawe ntabwo azabona ubwenegihugu. Icyo nicyo cya mbere. Icyo ngicyo. Icya kabiri baravuga ngo umwana wavutse ku mubyeyi utemerewe gutura muri Amerika, ngo uwo mwana azabona ubwenegihugu. Urumva ni ibintu bibiri bisa nk'aho bitandukanye. Ariko baravuga ngo
uwo ngo ntabwo azabona ubwenegihugu, kandi bakavuga ngo azabona ubwenegihugu. Niba bavuze ngo ntazabona ubwenegihugu, icyo bashatse kuvuga aho ngaho, uko iryo tegeko risobanura neza uko barivuze, ngo ni uko umubyeyi utemerewe gutura muri Amerika, udafite stati muri Amerika, utemerewe gutura muri Amerika, aramutse abyariye aha ngaha, umwana ashobora kubona ubwenegihugu ari uko uwo mubyeyi yagiye kurega. So kurega ariko ibyo bavuga ko gusuwinga, ni ukurega, mbese no gusuwinga, agiye mu rukiko agashaka umucamanza wa immigration, akafata dosiye akamuburanira, uwo mwana ahita ko abona ubwenegihugu. Aho ngaho niho twavuze ngo yego umuntu ashobora kubona ubwenegihugu. Ku ruhande rundi, umwana wavutse ku mubyeyi udafite stati hano, utemerewe gutora muri Amerika, nta byangombwa yabona, ntago yabona ubwenegihugu. Iyo atagiye kuburana, ni ukuvuga ibyo ngiye uko ngira ngo murabyumva neza, iyo wagiye kuburana, iyo washize dosiye muri leta, umwana wabona ubwenegihugu. Nako ku baloyo shasa abaloyo bakurikirana dosiye yawe, umwana wabona ubwenegihugu. Iyo utabishize mu baloya ngo bakurikirane dosiye yawe, umwana nta bwenegihugu abona. Ngira ngo aka turabyumva neza. Ni ukuvuga ikibazo kiri he aho ngaho? Ikibazo kiri mu gukurikirana dosiye yawe, dosiye y'umwana ku muloya. Bisobanura iki? Bisobanura ko ushobora kuzava iyo ngiyo, niba ari muri Afurika, niba ahantu ariho hose, ukaza muri Amerika warangiza kubyara umwana, kandi umwana atemerewe kugira ubwenegihugu. Icyo ukora ni iki? Ugomba kuza ufite amafaranga ahagije, ushobora gufata umuloya, amafaranga yo gufata umuloya kugira ngo afate iyo dosi. Iyo nta mafaranga ufite kugira ngo ufate umuloya, uzaza ubyarira aha ngaha, ufate umwana umusubize mu gihugu cyawe, musubiraneyo nawe, nta kindi, ubwo nta bwenegihugu aba afite. Bisobanura ko abantu baba baje kubyarira inaha ngaha bagomba kuza bazi uko bafite n'amafaranga yandi ku ruhande yo gukurikirana dosiye z'abo bana babyariye aha ngaha, kugira ngo bave aha ngaha abana bemerewe. Ugategereza uko umwana yemera uko dosiye irangira, kandi ugategereza uko umwana abona social security, ibyangombwa byose, ugataha ibyangombwa byose umwana agomba kuba afite abifite abitahanye. Nibyo nashatse kubabwira, ibyo kugira ngo bisobanukirwe neza, kuko abantu bari barimo gutekereza yuko ibyo umuyobozi yavuze Trump, ko citizen y'abantu bavukiye aha ngaha uko itazabaho, izaba ihari, ariko ni nkaho ku rundi ruhande izaba ifite ikiguzi, izaba ifite amafaranga. Ugomba kuba ufite amafaranga ahagije. Impamvu babikoze gutyo nuko abantu benshi mu by'ukuri bajya baza ngo reka tujye muri Amerika tubyarireyo, tugende, umwana agira ubwenegihugu bw'Abanyamerika. Anytime ashobora kuza, ko umwana anytime yanaza, nta kibazo. Murakoze cyane, nkuko mwese mwashoboye gukurikirana kino kiganiro. Ni byiza ko kino kiganiro gifata ukigeza ku bandi, kugira nabo bashobore gusobanukirwa neza n'ibijyanye n'iri tegeko. Murakoze, Imana ibarinde. Bye.